Mercedes Benz irimo kakamoteri keza, kakamoteri katanywa. Iyi modoka nta mugesi ifite, nta bintu by'ivuta ifite kungwe BS zose zirengizo zose ziracyafunze. Imodoka ifite ubukonje, niko kazi kaba karanzanye ngewe. Hasi hameze hate, ese nta hantu yigize kuba bimeze bite, ariko si umutipe arabasha koko arabasha wibona neza do retroviseur zose nazo zimeze neza, ibyangombwa byose ni uguhita tugukora mutation ugahita ugura imodoka do. Urayibona ko ni ibati do, hose iracyari iki do. Ndatekereza ko meze neza kandi muri amahoro. Aba brasha imwe sana muherereye hose, abari mu Burasirazuba bw'u Rwanda, mu Burengerazuba, mu Majyepfo, mu Majyaruguru, aba diaspora, abari mu mujyi wa Kigali mwe tubana buri munsi, ndabasuhuje. Muhora mbasaba umugisha n'amahirwe ngo bibane namwe, kuko muri aba brashari, kuko mwakoze icyo mwagombaga gukora, mukaza kuri Brashari TV. Nibisanzwe kuri mikoro ni Brashari Nigena Emmanuel, uwo ni wenge. Wewe kwita dukurikiye Brashari TV, aka kanya ko gikona imodoka nziza y'agatangaza. Nakuza ni imodoka nziza. Nakuza ni imodoka bita Benz Mercedes. Niba ukunda imodoka bayita Benz, wayibonye abayita Benz Mercedes. Iyi modoka irashaka amafaranga make cyane. Iyi modoka kandi ifite ubuzima n'ubuziranenge. Iyi modoka nuyigura ntago uzigera uhomba. Umwaka wayo ni 2022. Mike nagusuhuje, bageze kuri Brashari TV. Iyi modoka nkuko uyibona ifite ubwiza budasanzwe. Ndaza kwereka muri salo yayo, ndaza kwereka muri moteur, turaza gutandukana. Umeze neza ufata umwanzuro wo guhita wigurira iyi modoka. Numva igiciro cy'iyi modoka ikintu biza kuba byagusaba, uraza guhita wirukankira muri banki ubikuza amafaranga, hanyuma uze ugure iyi modoka. Ego, iyi modoka urayisanga hehe? Urasanga kuri Hotel Teke Kabeza. Kuri Hotel Teke Kabeza niho ushobora kuba wasanga iyi modoka, niho dukorera buri munsi kuri Hotel Teke Kabeza. Wahadusanga ufite imodoka ugurisha, wahadusanga uje kugura imodoka nziza ku giciro kiri hasi cyane. Aho kuri Hotel Teke Kabeza bafite ibyumba byiza, bafite sauna, bafite ibyo kurya byiza, bafite jardin nziza y'agatangaza. Wahabukinga ugakorera ubukwe. Ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 49 723, hanyuma tukagendana neza. Iyi modoka bayita Benz do. Reba urugi rwa Benz, reba urakurikiye neza. Umwaka wayo ni 2022. Urabona ni automatique, ni Benz automatique. Iyi modoka ifite ubwiza budasanzwe. Niba ushaka Benz nziza cyane, uraza kuba wakwigurira iyi Benz. Ni nziza cyane. Ndiyashaka amafaranga angahe rero? Iyi modoka irashaka amafaranga miliyoni 5 z'amanyarwanda. Bayita Benz Control na Silence. Bizarangira mu mwaka utaha. Iyi modoka ifite ikibazo, ntago igera kuri Brashari TV. Iyi modoka zarwara ikava amavubi, ntago zigera kuri Brashari. Ntago zigera kuri Brashari TV. Reka kuri Brashari TV twakira imodoka nshya. Kuri Brashari TV twakira imodoka nshya. Niba ufite imodoka ugurisha, uzayizana kuri Brashari TV tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu. Tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu tuzaba turi kuri Hotel Teke Kabeza, turi kwamamaza live. Hazaba hari abakiriya bagura imodoka, hazaba hari abantu bafite imodoka baze kugurisha. Tuzahatwika. Tanga komande ubukinge, uduhamagare kuri 0788 49 uvuga ngo nanjye nzaba mpabaye kuri Hotel Teke Kabeza tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu. Azaba ari kuwa mbere.
ubundi uze nkwereke ibyo nkukorera. Bandi bashaka imodoka za make, mumeze mute muzabe muhabaye. Urumva nawe wabwiye ngo mbafite byinshi byiza muri uyu mwaka wa 2026. Ni byinshi bafite utuntu dushyashya buri munsi. Akose ntabwo mubona ko Burasha TV uko buke uko bwira bigenda bifata indi ntera. Kuri Burasha TV uko buke uko bwira bigenda bifata indi ntera. Mwibutsa aka nkubwira hari akantu mba ngomba kukubwira neza cyane. Mwibutsa ko guhera ku mafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda kuzamura gato cyane ubwo ushobora gusezera kugenda wicwa n'izuba rya hato na hato, wicwa n'imvura, unyagirwa n'imvura yaho yakasa mutwe. Reka nkubwize ukuri, niba warageze kuri Burasha TV umenye ngo urasubijwe neza, urasubijwe. Imodoka nziza uzayibona kuri Burasha TV. Upfa kuba warageze kuri Burasha TV nk'uko uyibona, urimo uragenda uyibona, naka Benz ngo nagaki naka Benz. Abemera ko Burasha TV arimo rukube kuri umugabane, vugira ngo Burasha TV hejuru. Abemera ko mbasha muri hehe bayita Burasha TV 0788 izi nimero wazandika ku mutima wawe, wimbwira ngo ndacyari muto, ngo urabona ngo ubundi azimaze iki. Bucya bwitwa ejo nawe amateka yakwicurika mani nkaguhereza imodoka nziza cyane. Abazi ubwenge, hari abantu bategereje mbahereza amamodoka, mbahereza imodoka nziza zitazabasaza. Reka nkubwire, iyo uje kugura imodoka kuri Burasha TV ngufasha umuvandimwe, nkagufasha nkufasha inshuti ye magara. Upfa kubaza kuri Burasha TV ndagufasha pe, nkagufasha nk'uwifasha, nkagufasha gufasha umuvandimwe we, nkagufasha nkufasha inshuti ye magara. Ntuzigira wicuza cyangwa wabare kuko wagura imodoka kuri Burasha TV. Wabona Benz C200 miliyoni 5 noko turakatura noko patura gukopa. Niba uri umubrashari, niba warakoze subscribe, reka nkomeze kugira nkutembereza iyi modoka debe inzugi. Ariko urugi rwa Benz uzikurura ruremereye uzikurura ruremereye. Urugi rwa Benz iyi ni imodoka nziza cyane, urayibona neza urugi none ngaho reba, ibaze wicare nko muri iyi modoka. Reba wicariye muri iyi modoka, urayibona neza wicariye muri iyi modoka. Ifite salo nziza. Izi modoka ntabwo zijya zitesha umutwe. Reka urayibona isa neza. Iyi modoka nkubwiza ukuri, narakubwiye ngo imodoka ifite ikibazo ntabwo dushobora kuyicuruza kuri Burasha TV. Iyi modoka ifite ubuzima n'ubuziranenge. Nkubwiza ukuri, kugura imodoka ni ugutoragura. Wabishaka utabishaka, kugura imodoka kuri Burasha TV ni iby'agaciro kuri wowe ndetse n'iby'agaciro ku muryango wawe. Iyi modoka ifite konti y'assurance, nyirayimwanditseho, ni ukugura duhita dukora mitasiyo, iyi modoka ikwanditseho. Niba ushaka kugura imodoka nziza uzayigurira kuri Burasha TV. Niba ushaka niba ushaka kugura imodoka nziza cyane uzayigurira kuri Burasha TV. Ariko reka nkubwire, ubundi Burasha TV itaraza mwaguriraga. Njye ndashaka kubaza, ndibaza, reka nkubaza, Burasha TV itaraza mwaguriraga hari nicyo kintu mba nibaza, mwaguriraga he? Burasha TV yaje n'igisubizo kuri wowe, iza ari igisubizo ku muryango wawe. Uri kubyumva? Burasha TV ariko ubundi Burasha TV urayizi? Urayikurikira? Igihombo ushaka kujya reka nkubwire, nuko udakora subscribe. Nicyo gihombo ushaka kuba wagira mu buzima bwawe. Ariko ikoze subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, buri modoka ndeka ku isoko yose ubona ku gihe. Imodoka twa miliyoni 3, miliyoni 15. Reka nkubwire, dufite Martis. None reka nkubwize ukuri, turi gutangira imodoka ku kiranguzo, turi kuranguza imodoka. Mamagara mbanze ngusobanure neza, musobanurire iyo nkwereka imodoka, musobanurire. Uri kubyumva? Noneho nkwereka imodoka musobanurire. Urayibona? Kankubwira, usibye bya bindi byo kutindatinza, iyi modoka nta kibazo na kimwe ifite. Nshobora kuba nakurebera, nkareba hano hejuru, nshobora no kureba hano hejuru. Fungura ahangaha kuri moteri, hanyuma mbanze ndeba hano hejuru ukuntu hameze. Umva n'akabati twegure kuri moteri, twegure kuri moteri neza.
hanyuma twereke ababurashari bakurikiye Burashari TV Zamura. Iyi modoka ni imodoka pe, ni imodoka reka nza nkwereke noneho icyiza cy'iyi modoka irimo ndebera Mercedes irimo kakamoteri keza, kakamoteri katanywa. Iyi modoka nta mugesi ifite, nta bintu by'ivuta ifite, kungwe BS zose zirengizo zose ziracyafunze. Imodoka ifite ubukonje. Kugura iyi modoka urumva ni amafaranga miliyoni 5. Miliyoni 5 ntabwo ari amafaranga menshi cyane ku buryo byatuma utagura iyi modoka. Ni ukunda imodoka ya Benz nawe ukajya wigenda muri Benz nziza cyane, urabona. Kandi ikindi ntabwo iyi modoka yigize igonga. Iyi modoka imeze neza, ntabwo yigize igonga hamwe na hato. Urumva manura nta kibazo, manura ababurashari bampaye yego igeze hirya manura gake reba, urayibona neza kobeta. Noneho sasa nshaka guhita mbanza nkakurebera, nkarara hasi ko nta nimena amavuta, byose ngomba kumanuka nkakurebera hasi. Niko kazi kaba karanzanye ngewe, hasi hameze hate. Ese nta hantu yigize kuba bimeze bete ariko si umutipe arabasha koko arabasha wibona neza retroviseur zose nazo zimeze neza. Ibyangombwa byose ni uguhita tugukora mutation ugahita ugura imodoka urayibona ko ni ibati hose iracyari iki ufite imodoka ugurisha ushaka amafaranga ku buryo bwihuse cyane, duhamagara kuri 0788 49 74 23. Imodoka umwaka wayo ni 22. Ngira ngo imodoka yibonye ko ubonye ko imaze ifite na salo nziza, ariko ngwiro tubereke salo yayo maze turebe naha ngaha ko ubundi hameze. Bereke ngaho reba aha ngaha akazi kanje ni ukukwereka imodoka nkayikuzengurukira neza, nkayikwereka ukabanza kureba kuntu isa neza. Amatapi yo nayo ni urwembe bana ko harimo n'indi tapi urakurikira ibintu byose biba biri ku murongo. Ngiye ngo iyi modoka wayibonye kandi wayikunze. Iyi ni Burashari TV. Reba modoka lutu modoka reba Benz Mercedes automatic. Ndagushimiye twabanye kuri Burashari TV, turi gutereka imodoka ku isoko. Imodoka y'agatangaza bayita Benz Mercedes nziza cyane ku mafaranga miliyoni 5. Kuri we twabanye uri inshuti y'imagara, icyo umutima ushaka kizabe nkuko ushaka. Niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe ni ukijya kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora hano gukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko zose uzajya zibona ku gihe. Akani kakazi kumutuka dufite muri mwaka 2026 murangusaba umugisha n'amahirwe ngo bibane nawe aho ukura Imana izajye igukubira. Iyi ni Burashari TV. See you. Bye bye.